ndebye imirimo Imana ikora nsanga igikorera abantu bari mu biganza byayo. Uyu mwanditsi Yeremiya yandikira ijambo cyangwa se uyu muhanuzi yandika iri jambo hari mu gihe Abisiraheli bari baranyazwe, hari mu gihe cyari kigoye. Hanyuma Uwiteka ahamagara Yeremiya aramubwira ngo Yeremiya uze nkwereke. Mwibuke ko ijambo turi kuganiraho ni ijambo rivuga ngo turi mu biganza by'Imana. Iyo umuntu ari mu biganza by'Imana, navuze ko Imana ibimufiteho uburenganzira bwose. Uko yashaka icyo yabushakaho nicyo yakora. Iyo uri muri ibyo biganza ushobora guhomba, ugahombera muri ibyo biganza kandi hari ibimenyetso bigaragaza umuntu wahombeye mu biganza by'Imana. Ariko umuntu uri mu biganza by'Imana niyo yabihombera mwako kanya, Imana data wa twese yamuhombeje niyo igize ikamurenganurira mu byo. Ushobora kuba warahombeye muri ibi biganza ukabona ibintu bitakigenda neza, imiryango ikakwanga, inshuti zigagucikaho, amafaranga akagushiraho, ariko uracyari mu biganza by'Imana. Ariko nk'abantu tuvuge nka Yobu wenda yagize ikibazo cy'ubwabo bukomeye cyane, umuntu ataza no kubona ikinyarwanda abantu bose bumva, ariko basoma biri inkuru zayo barazizi, abiza kurangira akize. Hari n'abandi bagiye bageragezwa cyane mu muriro, mu rwobo rw'intare, Daniyeli, bakavamo. Ariko hano tujye tubona babigwamo. Imana iba yabakuye amaboko, biba byagenze gute? Nakoze ntabwo Imana iba yabakuye amaboko. Imana ikunda abantu bose kandi bakunda kimwe. Isengesho nicyo kintu gishobora gukuraho ikintu cyananiye abaganga. Isengesho rishobora gukuraho ikintu cyananiye abapfumu. Isengesho ryo muntu uri mu byago wenda ntiyabahaga hafi y'Imana cyane, katumwite ko ari mu byaha. Hari icyo rimufasha imbere y'Imana cyangwa se ko akeneye wa muntu we uba hafi y'Imana cyane akamusengera. Uwo muntu ayumvisha ashaka gusenga, icya mbere ni ukwihana, akabanza akatura mu mutima wiwe, akatura, yamara kwatura akajya yabwira Imana ibyo yifuza. Hari icyo kwitangwa na matakirangoye. Umuntu ntasanzwe asenga, hanyuma agize mu byago yibutse ko Imana ibaho. Ubundi ibyo bintu Imana ibyakira gute? Murakoze, hari byo mwita ngo namatakirangoyi. Amatakirangoyi ni ibintu utangiye gusengera ugeze mu byago utangiye usenga mbere. Ariko amasengesho nayo yaremewe. Ayo masengesho yaremewe kuko kuva kera kose iyo igihugu cyaterwaga abahanuzi batangiraga gutakambira Imana. Amahoro n'imigisha bakunzi ba Gosaf TV mudukurikiye muri hirya no hino hatandukanye ku migabane yose y'isi, ari mu Rwanda no ku mugabane wa Afurika, birumvikana aho duherereye ku mugabane wa Amerika cyane cyane n'amajyaruguru, abaduteze yombi banatureba bari i Burayi, kimwe nari muri Australia ndetse na Asia. Australia ubwo ni muri Oceania. Mwese ibyo nifurije bari hafi namwe bibagereho. Ni Gosaf TV Good Samaritan Fellowship YouTube channel, tuganiriraho amakuru, ibiganiro, tugashyiraho n'ibihangano bifite aho bihure n'iyobokamana ridafite idini cyangwa itorero rishingiyeho. Kuri iyi nshuro ndi mu karere ka Rusizi, aho twakiriye umuvugabutumwa cyangwa se umukozi w'Imana ugiye kudusangiza ibimwuzuye cyangwa se ibyo yujujwemo n'Imana, kugira ngo bitugereho kandi biduhembure, bigeraho bidukura naho bitugeza. Aratangira atwibwira, hanyuma nk'uwabiherewe ububasha cyangwa se wabisigiye amavuta anadusengere kugira ngo ibyo tugiye gukora ntabari twebwe, ahubwo twe tube indangururamajwi ari Imana yivugira. Ikaze kuri Gosaf TV. Nitwa Habimana Jacques, ndi umugabo sengera muri Paruwasi ya Kirabyo, ari nawo mudugudu. Aho muri Paruwasi ya Kirabyo ni mu itorero ry'akarere ka Rusizi. Ndumva ari ibyo. Hanyuma ni Jacques tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko mbere byose ndagira ngo ubanze udusengere cyangwa se usengere abagiye kurikurikira nawe ubwawe. Turagushimiye Imana, turagushimiye kuko wabanye natwe, turagushimiye we mutunzi w'imbabazi, turagushimiye mubyeyi mwiza wabanye natwe, ntabwo waturetse ngo tube twenyine uyu munsi,
kugira ngo tube turiho aka kanya. Watanze ingabo nyinshi kugira ngo tube turiho, Mana nushimwe. Tugeze muri aka kanya k'ijambo, tugiye kuganira ku ijambo, ngiye kubwira aba bantu ku ijambo. Uwiteka we uze ubane natwe, uze mu mitima y'aba bantu, ntaba ari njyewe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umuntu wese uzaryumvira ijambo azahembuke, kandi Mana uzaryumva ababaye azanezezwe n'iri jambo. Mana uzubaka imitima y'abantu yasenyutse kubwira ijambo. Urakoze Yesu, ngo ngwino twibanire aha, izina ryawe Yesu tubisabye, amen. Tuganira ku ijambo ry'Imana, ntabwo ndi butinde. Turaganira ku ijambo ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ni igice cya 18, umurongo waho wa mbere. Ijambo tugiye kuganiraho ni ijambo nahaye umutwe uvuga ngo turi mu biganza by'Imana. Mu by'ukuri turi mu biganza by'Imana. Ntekereza kuri iri jambo kugira ngo tugane kuri ijambo rivuga gutya. Mbitekerezaho nuko ndebye imirimo Imana ikora, nsanga igikorera abantu bari mu biganza byayo. Uyu mwanditsi Yeremiya yandikira ijambo, cyangwa se uyu muhanuzi yandika iri jambo, hari mu gihe Abisiraheli bari baranyazwe, hari mu gihe cyari kigoye. Hanyuma Uwiteka ahamagara Yeremiya, aramubwira ngo Yeremiya uze nkwereke. Reka dusome duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, haguruka umanuke ujye mu nzu y'umubumbyi, niho nzakumvishiriza amagambo yanjye. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki z'umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka. Maze ijambo ry'Uwiteka renzaho riti, yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwe, mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi? Niko Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye, mw'ab'inzu ya Isirayeli mwe, amen. Iri jambo niryo ngira ngo tuganireho muri iyi minota dufite ahangaha. Ndagira ngo mbwire abantu bankurikiye, kuko turi mu biganza by'Imana. Ndagira ngo mbwire mwe munkurikiye, mwe muhanze amaso iyi TV, turi mu biganza by'Imana. Turi mu biganza by'Imana. Ubundi kuba mu biganza by'Imana bisobanura kuba urimo, kandi iyo uri mu ibyo biganza niyo ibigufiteho ububasha bwose. Bivuze ko iyo uri mu biganza, icyo kintu iyo yagushyize mu biganza, ibigufiteho uburenganzira, ibigufiteho ubushobozi bwose. Bivuze ko uko yashaka niko yakugenza, kuko uri mu biganza byayo. Hanyuma uyu muhanuzi rero, Imana isanga Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya, ngo manuka ujye mu nzu y'umubumbyi, niho nzakumvishiriza amagambo yanjye. Iki cyari igihe cyari kigoye ku Bisiraheli, aho Imana yafashe Yeremiya, iramubwira ngo ugende ujye mu nzu y'umubumbyi, niho nzakumvishiriza amagambo yanjye. Hanyuma Yeremiya akibyumva, aramanuka ajya mu nzu y'umubumbyi. Ngo ahageze asanga ngo umubumbyi arimo arabumbira ku ruziga. Noneho umubumbyi atangiye kubumba, abona ikibumbano yabumbaga kirameneka. Amen. Ikibumbano yari kubumba ntabwo nzi ari bwoko, sinzi nimba ari ikibindi, sinzi nimba ari isafuriya, sinzi ariko cyari ikibumbano yari ari kubumba. Rero uyu mubumbyi wari uri kubumba, iyo abishaka yari gufata iki kibumbano yari kubumba, akajugunya n'iribumba, agatangira guhanga ikindi bundi bushya. Ariko ntabwo ariko byagenze. Kikimara kumeneka, yahise kuyongera, arongera aragitora, aracyegeranya, akibumbamo ikindi kibumbano kimeze nk'uko noneho yifuza. Ubwo bwari ubutumwa Imana yari itumye ku b'inzu ya Isiraheli. Amen. Hanyuma iki gihe akimara kureba ibyo bibumbano, hari ijambo ryaje riturutse ku Uwiteka, riramubwira ngo
wabyitegereje Yeremiya aravuga ati njye nabibonye uko nguko niko ab'inzu ya Isirayeli mumeze mu ntoki zanjye. Bivuze ko uko nashaka niko nabagenza. Reka mvuge gato kw'iri jambo. Mwibuke ko ijambo turi kuganiraho ni ijambo rivuga ngo turi mu biganza by'Imana. Iyo umuntu ari mu biganza by'Imana, navuze ko Imana ibimufiteho uburenganzira bwose. Uko yashaka icyo yagushakaho nicyo yakora, kandi uko icyo yagushakaho nicyo yagukoresha. Rero iyo uri mu biganza by'Imana ntabwo ukigenga, ahubwo ubugengwa n'ubushake bw'iyaguhamagaye. Mbese ubugengwa n'ubushake bw'igufite mu biganza byawe. Iyo uri mu ibyo biganza, ubundi reka mvuge akantu gatoya. Kera tukiri abapagani, kera tukiri mu ngeso mbi, tugikora ibyo twishakiye, ntabwo ubundi twakoraga twebwe ibyo twe twishakiye. Twakoraga ibyo imitima yacu ishatse. Iyo washakaga kujya kwiba, waragendaga ukajya kwiba. Washaka ikintu cyose wumvishe wifuje, waragendaga ukakihereza. Tumaze kwinjira mu gakiza, tubaye abakristo, ntabwo tukigenga, ntabwo tukiyobora, ahubwo dusigaye tugenerwa. Bivuze ngo ibyo twebwe dushaka ntabwo tukibyihereza, ahubwo data wa twese niwe ubiduhereza. Bivuze yuko twe ntabwo tukira abacu ngo twigenge, ahubwo turi mu biganza by'ishobora byose. Rero iyo dufite mu biganza ni tugenera none uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Rero iyo uri mu biganza by'Imana, ushobora kubihomberamo kandi ubirimo. Iyo uri muri ibyo biganza ushobora guhomba, ugahombera mu ibyo biganza, kandi hari ibimenyetso bigaragaza umuntu wahombeye mu biganza by'Imana. Ariko umuntu uri mu biganza by'Imana, niyo yabihombera muri ako kanya, Imana data wa twese yamuhombeje niyo igize ikamurenganurira muri ibyo biganza. Imana ishimwe cyane. Hari ibimenyetso rero bigaragaza umuntu wahombeye mu biganza by'Imana. Ahombera aho abandi bungukiye, akabona, mbese ahombera aho abandi bungukiye, akarumbiriza aho abandi bejereje, mbese akabura ibyo yifuza kandi afite uburyo akagombye kubibona. Ariko kuko yahombeye mu biganza by'Imana, nta nzira n'imwe ashobora gucamo ngo agire ikintu abona, kuko ahantu yahombeye ni mu biganza by'Imana. Kumuhombya ntabwo ari ukwimwanga, ahubwo ifite ikintu igambiriye kuri we abantu batazi. Rero nicyo gituma abantu benshi iyo babonye umuntu wabaye gutyo bagenda bavuga ibintu bitandukanye, ngo kwa runaka byagenze gutya na gutya, ariko Imana data wa twese yamuhombye iracyamufite mu biganza. Imana ishimwe cyane. Turi mu biganza by'Imana. Birashoboka ko wahombera mu biganza. Iyo wahombeye mu biganza by'Imana, nta muntu waguhereza amazi yo kunywa. Iyo wahombeye muri ibi biganza, nta wagira icyo yagufasha, kubera yuko iyaguhombeje niyo yonyine gusiba ikikubitse mu biganza. Ibirindire ko izagaruka ikongera ikaguhera ijambo aho wari buriye. Imana ishimwe cyane. Birashoboka yuko umuntu ajya burira ijambo aho yarigiriye, ukabura. Tuvuge hari igihe umuntu aba afite amafaranga, igihe kikagera amafaranga ntaba akiyafite. Bibaho. Icyo gihe abantu babanaga rimwe na rimwe bagenda bamucikaho. Ariko Imana data wa twese ibikimufite mu biganza byayo. Rero uwitwa Yobu yigeze ahombera mu biganza by'Imana. Ahombera muri ibi biganza, inshuti ziramwanga, imiryango imucikaho, abana bamushiraho, umugore we aramwanga, ariko yari akiri mu biganza by'Imana. Haleluya. Igihe cyarageze, ibyo yari yarabuze byose aza kuza kubikubirwamo inshuro, kuko yarindiriye aho ngaho muri ibyo biganza by'Imana. Bavandimwe inshuti zanjye, mwe munkurikiranye kuri TV, ndabinginga kugira ngo murindirire mu biganza by'Imana, aho yabasize abari bizabasanga. Aho turi ni mu biganza by'Imana. Ubwo ushobora kubarira muri ibyo biganza, ukabura icyo uriraho ngaho, ariko uracyari mu biganza by'Imana. Ukabura ikintu, ukabura akazi, ariko uracyari mu biganza by'Imana. Ukabura igishoro, ariko uracyari mu biganza by'Imana. Iyo aguhombeje ifite gahunda yo kuzaza kuguhombora, kandi nigaruka ntabwo izaceceka. Abantu bakufashe ijambo bazabimenya. Abantu bakuvuze
bazabimenya kuko yaje. Imana niza ntabwo izaceceka. Imana ishimwe cyane. Ku bantu bari mu biganza by'Imana ntabwo izabasiga amara masa. Imana ishimwe cyane, turayishimiye. Rero iyo wahombeye muri ibi biganza by'Imana, nta wakugira marene, akugire marene se kuko nta wakugira pare, akugire pare se kuko haleluya haleluya. Iyo wahombeye muri ibi biganza by'Imana, uri byo wifuza, uri byo ukeneye, kandi ufite umuntu ufite uburyo wabibonamo. Ariko iyo uri mu biganza by'Imana, nta burenganzira ubukifiteho, nta burenganzira ubufiteho. Mbese wowe ubwawe nta burenganzira ubukifiteho. Imana ubwayo yonyine gusa niba ifite uburenganzira ku buzima bwawe. Hari umwarimu ugiye twigisha, aduhereza agatekerezo k'isazi, aratubwira ngo dore ubu ngubu iki urutoki rwanjye, uku kuboko hano harimo isazi. Iyi sazi nindamuka ni mufore, iyi sazi ni nzima cyangwa ntabwo ari nzima. Aratubwira ngo nimuramuka muvuze ngo ni nzima, ndayiniga nyikandiremo ibe yapfuye, mbereke ko yapfuye. Nimuvuga ko itapfuye, ndagira gutya mbite ko mbibereka kuko mbese atwereka urugero, atwereka ko ikintu kiri mu biganza byiwe agifiteho uburenganzira bwose. Yarabitubwiye rero twe twari abanyeshuri, avuga ko adufiteho uburenganzira, twebwe dufiteho uburenganzira. Rero natwe niba turi mu ibi biganza by'Imana, idufiteho uburenganzira bwose. Imana ishimwe cyane. Rero ndagira ngo mbabwire, ushobora kuba warahombeye muri ibi biganza, ukabona ibintu bitakigenda neza, imiryango ikakwanga, inshuti zigagucikaho, amafaranga akagushiraho, ariko uracyari mu biganza by'Imana. Uhumure, iyaguhombeje, uhumure, iyo ngiye ikigufite mu biganza iracyagufiteho uburenganzira bwose. Ntabwo yagutaye, nta nubwo yanabikora, ahubwo iri kugira ngo ibanze kurebe neza, irebe nimba uguma muri bya biganza. Kuko birashoboka ko wakwinyagambura ukabivamo, ariko Imana irashaka kuguma mu biganza byayo, kuko ariho honyine gusa hari ubuhungiro. Guhungira mu by'isi nta na gitoya byakumarira. Igifite umumaro no kuguma muri ibyo biganza ukarindiriramo. Igifite umumaro no kuguma muri ibyo biganza ukarindiriramo, kuko aho muri ibyo biganza niho Imana izagusanga, kandi nihagusanga ntabwo izagusiga uko nguko, izaguhindura. Mbese aho muri ibyo biganza nihagusanga, izasiga ihinduye ibintu byari byarananiranye, ibisige ibyoroheje. Imana Data wa twese ishimwe ku bw'ayo magambo. Arakoze cyane Jacques, ndetse n'Imana ishimwe ku bw'aya magambo, cyangwa se ku byo kurya bitunga umutima, cyangwa se bifasha roho atugejejeho. Ariko abantu bashobora kwibaza cyane cyane, ngo ndi kubariza abantu turi hanze y'ijambo ry'Imana, iyo murivuga muri rimwe turi kurikurikira turi hanze, na Satani ubwe abajya agira ibiteraga baka umuntu, cyangwa se hakajya n'ibindi biba ku isi by'ibyago umuntu ashobora kwinubira cyangwa atari mu Mana. Ni ryari umuntu azamenya ngo ibintu ndimo wenda ni nka Yobu, Imana yamwegeraga cyangwa se n'agasenga, abantu bakamushiraho, ariko kuko we afite ibanga akavuga ati naho imiryango n'umugore kujya ku mugore bamvaho, nzi icyo navuganye n'Imana yanjye. Umuntu utavuga n'Imana nari mujya kubona ibyago bimwituyeho, we azabwirwa n'iki ko ari Imana iri kumugerageza, cyangwa se ari mu biganza byayo, abitandukanye n'ibyo Satani yamuteje? Murakoze. Ishobora guteza umuntu ibyago runaka imugerageza, ariko na Satani nayo ikamuteza ibindi. Umbajije uburyo bwo kubitandukanya ibyo bintu. Ariko icy'ingenzi ni uko umuntu aba asenga. Imana ishobora kubikubwira, cyangwa se ntinabikubwira. Ariko iyo usenga ubona icy'ingenzi si ukumenya ngo byatewe n'Imana cyangwa se byatewe na Satani. Icy'ingenzi no gusenga, ukaguma mu masengesho, ukarindira aho yagusize ikazahagusanga. Ariko nk'abantu tuvuge nka Yobu, wenda yagize ikibazo cy'ubwabo bukomeye cyane, umuntu ataza no kubona ikinyarwanda abantu bose bumva, ariko basoma biri inkuru zayo barazizi, abiza kurangira akize. Hari n'abandi bagiye bageragezwa cyane mu muriro, mu rwobo rw'intare, Daniyeli, bakavamo. Ariko hano tujya tubona babigwamo. Imana iba yabakuyeho amaboko, biba byagenze gute? Akoze ntabwo Imana iba yabakuyeho amaboko. Imana ikunda abantu bose kandi bakunda kimwe. Ubwo ni ubutabera bwayo. Rero ntabwo Imana ikunda bamwe abandi ngo ibareke. Ahubwo
hari ababigwamo abandi bakabikiriramo. Uko ni ubushake bw'Imana. Ibishakira iki? Niko gushaka kw'Imana. Ubundi aho ngaho niho hantu aho ngaho harimo ijambo ubumana bwayo. Ubwo nibwo bumana bwayo. Kubona abandi bababara, abandi bakanezererwa, abandi bababariye, ukabona bamwe barashingira abandi barashyingura. Ubwo nibwo bumana bwayo. biragoye ariko icyangombwa mugani ni ugusenga kugira ngo niba ari nabyo ari byo geno ryawe cyangwa se ari ibigeragezo byose uze kubyitwaramo neza. Hanyuma umuntu ushaka kugeragezwa adafite izo mbaraga nk'izo Yobu yari afite, nk'izatumaga abantu bahangana n'abami babatoteza, nk'izatuma wowe ubimenya bitewe n'uko aganira n'Imana cyangwa se n'abo mubana yakubwiye. Umuntu ufite intege nkeya akeneye iki udafite za ntege zo guhangana Satani kubera ko atari imbere y'Imana cyane, we akeneye kimwe icyo gihe? Urakoze, nababwiye ko ibintu byose n'amasengesho. Abangurikiye ndagira ngo mbabwire ko ikintu cyose gishoborwa n'amasengesho. Buriya amasengesho akomeye kurusha igisasu. Ntabwo nzi amoko y'ibisasu, ariko igisasu kibaho gikomeye, amasengesho akomeye kukirusha. Isengesho nicyo kintu gishobora gukuraho ikintu cyananiye abaganga. Isengesho rishobora gukuraho ikintu cyananiye abapfumu. Isengesho rikomeye kurusha ikindi kintu cyose. Wenda ndabitwarana niyo twaganiragaho kare. Isengesho ry'uwo muntu we uri kutureba cyangwa se uzanabyumva n'ahandi, avuga ati niba ugeze mu byago cyangwa ugeze aho wumva ni wowe iyambaza Imana usenge. Isengesho ry'uwo muntu tuvuga ko atabana n'Imana cyane, iraza kugera ku Mana cyangwa arakenera umuntu uza kubimufashamo. Isengesho ry'uwo muntu uri mu byago wenda ntiyabahaga hafi y'Imana cyane, katumwite ko ari mu byaha, hari icyo rimufasha imbere y'Imana cyangwa se ko akenera wa muntu we uba hafi y'Imana cyane akamusengera? Uwo muntu ayumvisha ashaka gusenga, icya mbere ni ukwihana. Akabanza akatura mu mutima wiwe, akatura, yamara kwatura akajya yabwira Imana ibyo yifuza. Nimba ari ugukira akabibwira Imana kuko ashaka gukira, ariko yabanje kwatura. Kuko muvuze ko ni umupagano ngo nta bisanzwe abikora, ntasenga, yabaga mu byaha. Ariko nimba ashaka kubizamo akumva ko ashaka gukira, arabanza yature, kwanza yihana ibyaha byiwe. Kuko ikintu cya mbere kidutandukanya n'Imana ubundi ni ibyaha. Ibyaha bidutandukanya n'Imana. Hanyuma yumvise mu mutima wewe nta kintu kiri kumucira urubanza, yinjire mu masengesho asenga Imana. Hari icyo kwita ngo amatakira ngo umuntu ntasanzwe asenga, hanyuma agize mu byago yibutse ko Imana ibaho. Ubundi ibyo bintu Imana ibyakira gute? Murakoze, hari ibyo mwita ngo ni amatakirangoyi. Amatakirangoyi ni ibintu utangiye gusengera ugeze mu byago, gusengera usenga mbere. Ariko amasengesho nayo yaremewe. Ayo masengesho yaremewe kuko kuva kera kose iyo igihugu cyaterwaga abahanuzi batangiraga gutakambira Imana. Kandi urumva wasanga batarasengaga ariko bagatangira gusenga kuko hari ikintu kibahaye mu gihugu. Bivuze yuko rero niyo waba udasenga ariko wakumva ibintu birabanye none ugafata kandi ko kubisengera nta kidasanzwe cyabaye. Ariko hari igihe mba numva abantu bitewe n'imyemerere cyangwa se n'urwego bageze mu by'umwuka akubaza atari ku bundi ku Imana be yakuremye, ati no kubihuza n'ijambo ryacu yuko kuba mu biganza by'Imana, ko Imana igufite mu biganza kuko atubwira ati ishatse yakerekana ko uri muzi cyangwa se wapfuye, ubundi kukitabikemura udasenze ko n'ubundi bari yarabigenye. Hari icyo bita nasomye ijambo rimbwira ku mupfakazi watitirije. Ubu yari umupfakazi, ariko uwo mupfakazi amara igihe kinini cyane ajya ku mwami ngo amurengere. Umwami akanga kugira ikintu amufasha, mbese akamwirengagiza. Ariko igihe cyaje kugera kubera kuko yahora agatitiza muzinduka burya muzinduka, yaje kwemera, aravuga ngo aho kugira ngo umupfakazi ajya ahora azi iwanjye buri gihe, ambyutse ambuze kujya ku meza, nasanga ngiye ku meza ampagurutse, nasanga ngiye kwiryamira ambuze gusinzira, reka mufashe, reka mutabare, reka mugirire neza. Yamugiriye neza atari uko yabishakaga, ahubwo amugirira neza kubera kuko adashaka gukomeza kumurusha. Guhozaho
kutarambirwa. Hanyuma turi mu bihe by'impagara byatewe n'icyorezo cya COVID-19 giterwa na coronavirus. Kugira ngo umuntu ajye mu biganza by'Imana akenshi arakenera uza kumuhugura ku ijambo ry'Imana, uza kumubwira ubuhamya cyangwa kumuganiriza ibyo ngibyo no kuba yagiye ahandi abantu bateraniye bitewe n'ibyakorewe ubutumwa indirimbo bikamukora ku mutima. Ubu ngubu gusenga bigushoboka hake cyane. Umuntu noneho nari ndi munsi mu cyegeranyo no kuri Gosafu TV abantu bajyeho bakirebe. Muri COVID igurishwa rya Bibiliya n'ibindi bitabo by'Iyobokamana ryarazamutse cyane. Abantu bari gushaka kubisoma noneho kubera ko bicaye mu rugo, ikindi afite ubwakeneye guhumurizwa ko kujya mu ngo ho mu Rwanda ubu ngubu bibujijwe, mutazaza ngo musobanurire ijambo ry'Imana byoroshye, ntazajya ku rusengero. Noneho umuntu uri aho ngaho mu rugo ari uri mu kato, uri mu byago, ariko kumugiraho bitoroshye, akoresha ubuhe buryo buratuma yegera n'Imana muri ibi bihe noneho byo kwegerana n'abantu bidashoboka? Uwo muntu icyo namubwira icya mbere nuko yumva ko ari mu biganza by'Imana. Kwanza akumva ko Imana imufiteho uburenganzira bwose, nubwo ari aho ngaho mu nzu akaba adashobora kujya gusengera aho abandi bari, akaba adashobora kujya guteranira aho abandi bari, ariko insengero zirafunze ariko ntabwo imitima ifunze, ntabwo ijuru rikinze. Uhereye kera kose ntabwo abantu basengaga bagiye mu nsengero, hari abandi basengeraga no mu mazi wabo. Ntabwo ahantu abantu basengera ari mu nsengero gusa. Ubundi urusengero rwitwa inzu yitiriwe izina ry'Imana. Rero ntabwo muri ibi bihe ni ikintu cya twese, ntabwo ari aho umuntu umwe. Icyakora ari igihe cya rusange abantu bose bajya guterana ntujyeyo, ntabwo ari byiza. Ariko nimba bitemewe, ntabwo nabwira umuntu ngo ujyeyo ngo ukingure urusengero ngo winjire mu rusengero, ahubwo mu nzu yawe nupfukame uhasengere Imana Data wa twese. Ni Imana itajya yumvira mu rusengero gusa, ahubwo yumvira n'ahantu hose uri. Ni Imana ibana natwe ibihe byose, ni Imana igendana natwe. Turi mu nzira tugenda tuba turi kumwe. Wasengera mu mutima wawe, uhagaze wasenga, uryamye wasenga. Jya mu nzu yawe upfukame, watura ibyaha byawe kwanza, ubanza ubwira Imana ikubabarire, nurangiza uyishimire ibyo yagukoreye, nurangiza uyisabe ibyo wifuza kuko yakugirira. Ibyo nta kibazo ni byinshi cyane ko bisaba rimwe na rimwe n'imbaraga z'umwuka cyangwa se n'imbaraga zirenze izacu. Ari naho mpamvu mu gusoza ndabanza ngushimire cyane kubw'umwanya duhaye, ndetse shimire n'Imana yakutugeneye. Ndavuga twebwe abari kuri Gosafu TV. Hanyuma dusengera, dusabire gusobanukirwa ibyo tudashoboye, ndetse n'izo mbaraga ziri kubura, n'imbaraga abantu bakunda kwitana ngo extra, imbaraga zitazisanga kuko noneho turi mu bihe bikomeye kurusha ibyo twanyuzemo bindi. Niyo mpamvu akeneye imbaraga zirenze twakoreshaga mu minsi yashize. Ubwo uradusengera kubw'ijambo ry'Imana tumaze kumva. Turagushimiye Mana, turagushimiye kuri Data wa twese. Iyi isi itarabunga, iyi misozi tureba itari yaremwa uri uko wahoze. Turagushimiye kubw'aka kanya waduhaye hano kuri iyi kamera ya Gosafu TV. Turagushimiye rero kuko utigeze utureka, wabanye natwe. Tuganiriye ku ijambo rivuga ngo turi mu biganza byawe. Uwiteka we, ntabwo abantu bose bazi kuko bari mu biganza byawe. Hari abumva bafite ibindi biganza bindi barimo, abandi bakumva bafite ukundi mu bushobozi bwabo, ariko ubundi turi mu biganza byawe. Uwiteka we, hereza abantu bose gusobanukirwa no guhishurirwa yuko bari mu biganza byawe, kuko ari wowe afite uburenganzira bwose, kandi bamenye yuko ari wowe ushobora kugira gukinga ndetse no gukingura, kandi ukagira ibintu urema ukanabihindura. Turagushimiye rero Mana, sengeye umuntu wese umuhereza imbaraga zo gukomera kugira ngo abashe kukurindira adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Turagushimiye Mana ngo ukomeza guhereza abantu bose bazakurikirana irivuga butumwa umugisha, kandi umuntu wese uzakurikiranira ijambo Mana uzamuhindure, uzamuhire mu izina rya Yesu. Uzamuhereze gusobanukirwa ibyarimo n'urugendo afite urwarirwo, uzamuhereze gusobanukirwa ibiganza arimo ibyari byo, uzamuhereze gusobanukirwa igihe ahagazemo icyari cyo, kugira ngo bimuheshe gukomeza urugendo rwiwe. None ubane natwe muri byose, ni mu izina rya Yesu. Amen. Reka tubashimire cyane mwese mwabanye natwe muri kiganiro, kandi nongere nshimire Jacques nawe ku mwanya yaduhaye.
birumvikana ko gahunda ya Gosaf TV ari ukuganira ku ijambo ry'Imana, tukaryungana ibitekerezo, tukareba ku buhamya, ibiganiro ndetse n'amakuru bifitaho byadukura no byatujyana kujyanye n'iyobokamana. Ikisabwa rero no gukora kuri subscribe kugira ngo buri nkuru cyangwa se ikiganiro cyakigeraho ujye uhita ukibona. Igitekerezo, icyifuzo n'inyunganizi byandike muri comment. Urana kushaka gukoresha WhatsApp 0785383202 tukagushyira muri groupe ya WhatsApp ya Gosaf TV Family. Nge ndi Lucky Van.